Sinzi niba ibi ngibi warabibonye, gusa nimba byarigeze bikubaho ushobora kuba warigeze ufata nk'ikiganza cyawe cyangwa se amano yawe wayashyira munsi y'amazi wenda nko mu ibase y'igihe kinini, intoki zawe zigatangira gusa nk'aho zagiye zizana iminkanyari. Rimwe na rimwe abantu batekereza yuko nk'ibiganza byawe cyangwa se intoki zawe zaje kuba zamira amazi hanyuma uruhu rwawe rukagenda rwiyongera, bityo ukabona wazanye iminkanyari. Gusa iki gisobanuro cyaje gusangwa atari ukuri. Tugiye kuba twamenya rero ibanga ribyihishe inyuma ndetse na siyansi ibyihishe inyuma bituma intoki zawe zitangira gusa nk'aho zazanye iminkanyari mu gihe uzishyize mu mazi by'igihe kinini. Jye wumva ndi iFabrics. Ubundi mbere na mbere abahanga nabo bizeraga nk'uko abandi babyizeraga hano ngaha hejuru nabivuze. Ubundi bizeraga yuko intoki zawe ku ruhu rwaho hinjiramo amazi bityo hakiyongera cyane, hanyuma tukaza kugira ngo dufite iminkanyari. Gusa uku siko kuri, ahubwo kuri kuratandukanye cyane ndetse ntabwo wagutekereza. Ubundi abantu babandi bafite nk'ikibazo runaka mu biganza byabo bigatuma imitsi yohereza amakuru mu bwonko yangirika, ntabwo bakunze kuba babona iyi minkanyari bo kuri bo. Iyi minkanyari ntabwo ikunda kuza. Bivuze ngo kuri mu bwonko ntabwo kuri mu ruhu. Ubwonko ushobora kuba bwo bugira uruhare mu kuba twabona iyi minkanyari ndetse ibaho aho kugira ngo uruhu rubigiremo uruhare. Mu by'ukuri ibi ngibi ni byo biba. Ubundi ufashe ibiganza byawe ukaba wabishyira mu mazi by'igihe kinini nk'iminota 5 cyangwa 10, amazi atangira kugenda yinjira mu duce dutwo tw'uruhu rwawe. Rero ubwonko bwawe butangira kubona kino kibazo cyangwa se impinduka zabayeho ku ruhu rwawe. Aha ngaha rero niho ubwonko butangira kohereza amasinyare ibinyujije mu miyoboro y'amaraso iba iri mu ntoki zawe. Iki gihe imiyoboro y'amaraso itangira kugenda igabanyuka mu ngano cyane kugira ngo igabanye ingano y'amaraso arimo aragenda yinjira mu biganza byawe. Rero aha ngaha kubera ko imitsi yawe yatangiye kugenda igabanyuka mu ngano, uruhu rwo rwagumye uko ruri, bituma rutangira kugenda rusa nk'urufobagana, ukabona wowe iminkanyari. Mu yandi magambo iyo minkanyari yabayeho kuko habayeho uruhare rw'ubwonko. Gusa wakwibaza ngo ni ukubera iki umubiri wacu utuma ibyo ngibyo bibaho? Abahanga bizera yuko ari ukugira ngo bidufashe kuba twafata ibintu bisa nk'aho bitose. Kugira ngo ubyumve tekereza nko ku mapine y'imodoka uriya mupira uba uriho. Kuri uriya mupira habaho utuntu tugiye dusataguye twitwa grooves. Iyo rero imodoka irimo igendera ahantu hatose, bituma imodoka ibasha kugenda ifata kuri uwo muhanda ikagenda neza kandi umuhanda utose, kuko utwo tuntu twa grooves tugenda dufata amazi tukayohereza ahandi hantu aho kugira ngo nyereze imodoka. Rero n'iriya minkanyari iba yaje ku ruhu rwawe ikora muri ubwo buryo. Ikindi gihe ni ukubera yuko turiya tuntu twagiye twishyiramo cyangwa se turiya tuntu tumeze nk'udusataguye twagiye tugaragaramo, dutuma amazi yawe akugezeho iyo agenda, hanyuma bikaba byakora kuba wafata ibintu bitose nk'isabune itose cyangwa se nko kuba wafata nk'ikintu runaka wenda nk'amabuye mu mugezi cyangwa se ifi. Abashakashatsi bagiye babyerekana aho iyo ufashe umuntu utose agafata nk'ikintu runaka gitose bimworohera cyane ugereranyije na wa muntu uri gufata ikintu gitose aramutse we yumutse. Ibi ni ibintu byerekana yuko byafashaga abantu ba kera kuba bafata nk'ibintu runaka biri mu mazi cyangwa se bitose. Rero mu gihe ubonye nk'uruhu rwawe ruri mu mazi ntukajye ugira ikibazo ko ari nk'ikibazo runaka cyaba cyabaye kuri ibyo biganza, ahubwo ni uburyo bwashyizweho bwo kugira ngo bafata nk'ibintu bitose cyangwa se ibintu biherereye mu mazi. Nari Fabrics. Nimba video yakuryoheye kora subscribe kandi utubwire muri comment uko wayibonye.